Murakaza neza kuri Legastock, aho buri nkuru ibamo isomo, kandi buri somo rigasiga umurage. Reka dutangirane n'inkuru y'urukundo rwa Papy Claver na Dorcas, kanda subscribe kugira tujye tubana ku biganiro byacu bindi bikurikira. Papy Claver na Dorcas mbere y'uko baba umugore n'umugabo, urugendo rwabo rwatangiye mu buryo bworoheje kuko na famiye zabo zari zitifashije cyane. Papy Claver yabanje kuririmba wenyine, gusa yari afite Imana ariko ubuzima bwe ntibwari bworoshye cyane ko na famiye ye itari yorohewe. Papy Claver yakoraga umurimo w'Imana n'umutima we wose, nubwo atari afite byinshi bijyanye n'amikoro. Ku rundi ruhande Dorcas yaririmbaga muri korali y'i Musanze. Ijwi rye ryari rituje cyane ariko rifite imbaraga zo guhumuriza. Nubwo nawe yakuriye mu buzima butari bworoshye, gusa yari afite ukwizera gukomeye. Aba bombi bahuye binyuze mu murimo w'Imana. Igihe babazaga Dorcas niba yari azi Papy Claver na mbere, yarabihakanye. Bamubajije ukuntu yahuye nawe, avuga ko ari murumuna wa Papy Claver bari basanzwe baziranye, ari we wabahuje. Ntibyari urukundo rw'ako kanya, byatangiye ari icyubahiro ndetse no kwishimira impano za buri wese. Ariko uko bagendaga basengana, bakaririmbana, bakaganira ku nzozi zabo zo gukorera Imana, umutima utangira kubohwa n'urukundo. Dorcas yavuze ko muri icyo gihe bagitangira gukundana, hari abantu babwiraga Dorcas ko Papy Claver ari umukene, ko ntacyo azamugezaho. Ariko Dorcas we yavuze ko ibyo ngibyo n'ubundi nawe atari umukire, ko rwose ku ruhande rw'abona ahubwo Papy Claver ari umusore w'inzozi ze kandi ari umukire cyane. Ikindi ko yari azi ubuzima bugoye icyo ari cyo kuko nawe yabubayemo. Ikindi kandi ko kuri we icy'ingenzi atari amafaranga, ahubwo ari umutima w'umuntu ndetse n'icyerekezo afite. Yakomeje avuga ko yabonaga Papy Claver nk'umugabo wubaha Imana ndetse ufite intego, ndetse n'umuririmbyi ufite umuhamagaro. Aba bombi bababajije ibanga bakoresha kugira ngo bagumane urukundo. Bo bose batangaje ko urukundo rwabo rwubakiye ku kwizera, kwihanganirana ndetse no gusengerana. Bagize Yesu Kristo. Ubu aba bombi batangiye urugendo rushya rw'umuryango. Gusa nyuma ntibyari byoroshye, gusa bakomeje gukora, kuririmba ndetse no kwizera Imana, ikindi kandi no kwigomwa. Ikindi kandi aba bombi Imana yabahaye umugisha w'abana 3, umuhungu umwe ndetse n'abakobwa beza 2. Uyu muryango kandi wabaye ishimwe ndetse n'icyitegererezo kuri benshi kuko abantu benshi bahamya ko ariho famiye nziza. Uko imyaka yagiye ishira, indirimbo zabo zo guhimbaza no kuramya Imana zatangiye kumenyekana cyane. Bava ku kuririmba mu nsengero zo mu Rwanda batangira no gutumirwa mu mahanga, ndetse bagatangira kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo binyuze mu ndirimbo. Uyu munsi benshi bababona nk'abakire, ariko ubukire bwabo ntibwaturutse ku mafaranga gusa, bwaturutse ku gukorera Imana badacogora. Reka tubifurize urugo rwiza. Iyi nkuru yabo rero, isomo twakuramo ni ukutarebera umuntu aho ari uyu munsi, ntawamenya uko ejo bizagenda, kandi uzubaha umuntu uri kumwe na Yesu. Ikindi kandi urukundo rufite Imana hagati ruratsinda, kandi kwihangana no kwizera bishobora guhindura amateka y'umuryango. Ntuzacike intege zo gusenga, Imana yagukuraho ngaho wibwira ko utava. Ikindi kandi urukundo rwabo ntirwabaye gusa inkuru nziza, ahubwo rwabaye ubuhamya ndetse n'indirimbo nziza baririmbye, ni ubuzima bubatse hamwe. Ikindi kandi aba bombi bakomeje kwerekana ko bakundana kandi ko bubatse umuryango muri Kristo Yesu. Reka tubifurize urugo rwiza kandi bazahahe ndetse batunganirwe muri byose bazakora. Kora subscribe kugira tujye tubana ku nkuru nk'izi, kandi ukande like, share ndetse wandike comment ku gitekerezo cyawe.